Gitondo cyiza kandi igitondo cy'umugisha, nizere ko mwese mumeze neza kandi mushima Imana muri amahoro. Uyu munsi ni itariki 2 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2025. Ijambo ry'umunsi cyangwa se isezerano ryawe n'Imana n'urugendo rwawe n'Imana. Kadusome ijambo ry'Imana. Turasoma Samuel wa mbere ibice bya 2 umurongo waho wa 5. Abari abakungu baraca inshuro kandi abari bashonje baradamaraye, ndetse uwari ingumba yabyaye 7 kandi uwabyaye benshi aracebye. Uwiteka arica agakiza, ashyira ikuzimu kandi agakurayo. Uwiteka arakenesha agakenura, acisha bugufi ashyira hejuru. Akura abakene mu mukungugu, ashyira hejuru abatindi, abakuye mu cyavu kugira ngo bicarane n'ibikomangoma. Amen. Reka dusome nanone Luka ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka. Turasoma igice cyaho cya mbere, turasoma n'umurongo waho wa 49. Luka igice cyaho cya mbere, umurongo waho wa 49. Reka dusome twumve uko ijambo ry'Imana ritubwira. Bibiliya iravuze ngo kuko yabonye ubukene bw'umuja wayo. 49 aravuze ngo kuko ushobora byose ankoreye ibikomeye, ni izina rye ni iryera. Imbabazi ze ziri kuba mwubaha uko ibihe bibaye ibindi. Yerekanishije imbabazi ukuboko kwe, atatanije abibone mu byo batekereza mu mitima yabo. Anyaze abakomeye intebe zabo, ashyize hejuru aboroheje. Abashonje yabahagije ibyiza, naho abakire basezereye amaramasa. Imana ishimwe. Nimerera ahantu uri ubanza ubwira Imana ngo ndagushimiye ko ibyo ugambiriye kuri bye ari byiza. Dusomye ijambo ry'Imana. Hano hari igihe Hana yari ari mu bihe bitoroshye cyangwa se yari ari mu bihe bikomeye, hanyuma ngo aza kuza kugirirwa neza n'Imana, abyara umwana w'umuhungu. Hanyuma atekereje imirimo Imana yakoze ku buzima bwe, atekereje uburyo Imana yamurwaniriye, atekereje imirimo ihambaye Imana yakoze ku buzima bwe, ngo aranezerwa. Niko kwandika n'amagambo avuga amagambo akomeye. Aravuga ngo uwari ingumba yabyaye 7, ngo kandi Imana irakenesha kandi igakenura, ngo ishyira ngo abari abakene ngo yabashyize hejuru kugira ngo ubashe kwicarana n'ibikomangoma. Imana ishimwe. Hanyuma isezerano ry'umunsi. Uyu munsi Imana yarebye amarira yawe, yarebye agahinda kawe, yarebye umubabaro wawe, yarebye gutaka kwawe, yumvise agahinda kawe, yumvise amarira. Niyo utavuga Imana ibasha kureba umubabaro ufite, niyo utabasha kuvuga Imana ibasha kureba ibikubangamiye, ibikuruhije, ndetse nibitumye uri kurira wakakanya Imana irabizi. Ariko uhawe isezerano rikomeye uyu munsi. Imana irakwibutse uyu munsi, nawe Imana igukuye aho waruri. Sinzi ibigeragezo wari urimo, sinzi intambara wari urimo, sinzi ibyari bikugoye, sinzi ibyari bikubabaje, ariko reka nkubwire ngo nta mpamvu yo kurira, nta mpamvu yo gushavura, nta mpamvu yo kwibaza ngo bizagenda bite, kuko uyu munsi wa none Imana imwaje Satani ndetse n'ingabo ze. Uyu munsi Imana itatanyije imigambi yabisha ku buzima bwawe. Uyu munsi Imana iguhaye guseka no kunezerwa. Uyu munsi Imana iguhaye kumwenyura, kuko intambara uri kurwana nazo uyu munsi Imana izishyizeho iherezo. Ibigeragezo wari urimo uyu munsi bishyizweho iherezo. Ibyo wabonaga byari byakubangamiye uyu munsi bishyizweho iherezo. Umva, nta mpamvu yo kurira, nta mpamvu yo gutaka, nta mpamvu yo kwibaza ngo biragenda bite, kuko uyu munsi intambara urimo zose Imana irazirangije. Hana rero yavuze aya magambo akomeye kubera yuko Imana yari imaze kumuteturura, kubera yuko Imana yari imaze guhaza kwifuza k'umutima we. Imana yari imaze kumumwakura, Imana yari imumaze umubabaro. Niko kuvuga n'amagambo akomeye, aravuga ngo nta mpamvu yo kurira.
kurira, aravuga ngo nta mpamvu yo kwibaza ngo bizagenda bite, kubera yuko mu bitekerezo bya Penina ntabwo yatekerezaga ko Imana yazagira neza Hana bitewe n'aho imyaka yari igeze. Abantu barakureba bakabona nta cyiza kizigera kikugeraho, abantu barakureba bakabona nta cyiza kizigera kigera mu buzima bwawe, nta cyiza kizigera kigera mu biganza byawe. Ariko uyu munsi wawe isezerano rivuga ngo uyu munsi Imana irakwibutse, uyu munsi Imana iragutetuye. Nicyo gihe cyo kugira ngo abantu nabo basobanukirwe neza y'Imana, nicyo gihe cyo kugira ngo abantu basobanukirwe Imana wakurikiye, nicyo gihe cyo kugira ngo abantu basobanukirwe uburyo Imana ikora ndetse n'imikorere y'Imana. Imana ishimwe. Warababaye kenshi, waravuzwe, waratotejwe, wanyuze mu bikomeye, ariko uyu munsi uhawe isezerano rivuga ngo uje kunezerwa kandi uje guseka, uje gusekera imbere bifuzaga kurira, uje kurira imbere bifuzaga ko wasonza. Imana ishimwe. Ikindi cya kabiri, agera ku ijambo rikomeye, aravuga ngo abari abakene, aravuga ngo uyu munsi none bararya kandi baguwe neza. Imana ishimwe. Reka nkubwire, birashoboka ko warabaye igihe kirekire, birashoboka ko washonje, birashoboka ko wanyuze mu bintu bikomeye, ahari wowe ubwawe ukumva biranakurenze. Ariko reka nkubwire, aho ureba ukabona nta nzira, Imana ihafite inzira. Aho ureba ukabona nta buryo, Imana ikuzaniye uburyo. Imana ishimwe. Wageragezaga gukora bikanga, ndetse wagerageza no gushakisha ukabona ntibikunze, abantu bari barakuvuyeho, inshuti n'abavandimwe bari baragiye. Imana ishimwe. Ariko Imana igukoreye ikintu gituma abantu bagiye kongera kukugarukira, Imana igukoreye ikintu gituma abantu bagiye kongera kuza aho uri. Imana ishimwe. Aho uri wasaga naho utuye wenyine, wasaga naho uri mu buzima bwawe wenyine. Imana ishimwe. Nuko hari ibigeragezo byari bikuriho Imana itarakemura, nuko hari intambara zari zikuriho Imana itararangiza, ariko uresama amufozi kantozi mavori ya dita akira ubuhanuzi bw'uyu munsi. Imana iraguteturuye, ijuru rirakwibutse, inama yo mu ijuru iteranye ku buzima bwawe kugira ngo yanzure. Umva nkubwire mama, Imana itatanyije ibyari biguhagurukiye, Imana itatanyije inama z'ababisha, Imana itatanyije inama z'abagome, inama zari zigukoraniye Imana yazitatanyije. Imana ihimbazwe. Hanyuma ugire umunsi mwiza kandi wahuronke. Imana y'amahoro ibane nawe. Turagushimiye wowe kanze subscribe, like, share ndetse na comment. Uyu munsi iki cyumweru ni icy'umugisha ku buzima bwawe. Yesu abahereza umugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen.